tuvuge cyane ngo amena. Imana ishimwe, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuganye nanjye irambwiye ngo ije kukuremera ikibemeza. Abantu ntibigeze bemera, abantu barakurwanyije, abantu baragusebeje, abantu barakuvuze ariko baranakuroga mama. Uyu mubyeyi afite ibintu bigenda mu mugongo, ikintu kikazamuka wagira ngo ni gari ya moshi iri kugenda, akumva ikindi kirakubitira mu mutwe, afite ikindi kigenda mu nda rero wagira ngo arenda kubyara. Ariko Imana ya Isirayeli ibohoye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ati humura, humura, Imana yongeye kukubaka mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere data amashyi menshi cyane. Imana irambwiye ngo iragikemuye, iragikemuye. Maze iminsi udasinzira, wasinzira ute? Ntabwo byakunda kubera ko ufite ikibazo biragukomereye, ariko Imana irambwiye ngo irakurengera. Ikindi Imana iguhaye amahoro, ikindi Imana ikoze iguhaye amahoro. Nicyo kintu wari wabuze, nicyo kintu wari kurakubeshyera mama, nicyo kintu wari wabuze, wabuze amahoro. Wari urimo ushaka ahantu wajya wari wahabuze, ariko Imana iguhaye amahoro, Imana iguhaye amahoro. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyakira amahoro. Ese abantu babishaka batabishaka Imana izakugirira neza. Ikindi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo igukuye mu kazitiro, akazitiro wari urimo Imana ikagukuyemo. Akira kugirirwa neza n'Imana. Twihute cyane. Haleluya, amen. Oh haleluya. Umva rero genda umubwire ngo subutu, genda umubwire ngo subutu. Uwiteka yavuze. Dukomere data amashyi menshi cyane. Uwiteka yagize gute? Cyavuze. Imana ivuganye nanjye ngo ije kukurengera kandi ije gucecekesha amagambo y'abana b'abantu. Umva nkubwire, uretse gakeya Imana igiye kugutabara, kandi Imana igiye kugutabarira mu rugo rwawe. Imana igiye guca inzira aho zitari ziri. Bareka bakuvuga bavuga bafite igihe, nibazavuga nuzabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga. Kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro, yaherekeje Gideyoni mu ntambara, yagukije Abisiraheli inyanja itukura. Ntugire ubwoba. Namba ku Mana, kandi muri ibyo biganza byawe mbonye Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ishyiramo umugisha wo gucuruza. Umaze igihe bishaka, mumaze igihe mubipanga, ntabwo byakunze kuko igishoro kitari kuboneka, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yohereje marayika ukomeye mu izina rya Yesu. Muri wowe harimo gucuruza kandi uzaba umuntu ukomeye mu izina rya Yesu. Twagiye papa. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Muhereze Imana icyubahiro. Ni icyayi ibihe byose, ni icyayi ibihe byose. Amen. Haleluya, amen. Nitwa Jean de Dieu Mongora Karama. Yego. Ndi umugabo mfite umudamu turi kumwe yabivuze. Turafite abana batatu. Yego. Ndi umukristo ku itorero rya ADEPR hano Ikami. Yego. Nkunda gusenga. Ubundi twajyaga tugera inaha kera hepfo gake tuza kuhanywera inzoga, ariko ndashima Imana yuko noneho ubu dusigaye tuhagera tuje gusenga. Ndashima Imana igihindura amateka rero. Ubundi ntabwo byari bukunde twahaca dufite Bibiliya, ahubwo twahanyuraga dutembana amacupa, ariko Imana yahinduye amateka, ndayishimiye cyane. Imana yo mu ijuru yamugisha. Amen, 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 amen. Zamura icyubahiro cy'Imana nanone, ariko Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yacu yose ariko yizi, ahinduriye imibabaro wanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Amen, 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 amen. Akiri hano muzamure haleluya cyane.
cyo mu ijoro Yego. irambwiye ngo ikuremeye ikibemeza. Amen. Imana irambwiye ngo ikuremeye Ikibemeza. Yego. abyumvishije. Ndabyumva. Abantu benshi Yego. baravuga byinshi kubera yuko uri mu gihe kidasobanutse. Nibyo. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo iragusobanuye. Amen. Abantu bagiye guhindura amagambo. Amen. Iragusobanuye, abantu bagiye guhindura iki? Amagambo. Hari ikintu Imana inyongoreye. Irambwiye ngo mu minsi yatambutse ntabwo haciye amezi menshi, uhereye nko mu kwa mbere, mu kwezi kwa mbere, hari ikintu mwari mwiteze mwagombaga kwakira, sibyo? Yego. Urakibuka? Ndabyibuka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Icyo kintu mwagombaga kucyakira, ariko dayimoni agifungira mu nzira, ntabwo mwacyakiriye, nta nubwo byagenze neza. Siko byagenze? Ariko mvuga ukuntu Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo ikuyeho uburiganya bw'abadayimoni, none ifunguye umugisha, mugiye kuwakira mu izina rya Yesu. Ntawe. Hari agahinda wisangije. Hari agahinda wisangije utabona umuntu ubwira. Ariko uyu munsi Uwiteka arambwiye ngo akumaze umubabaro. Uwiteka arambwiye ngo akumaze umubabaro. Kabiri, Imana ya Isiraheli ikuye urupfu ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'abarozi nabonaga kuri wowe. Hari umuntu warose ubuzima bwawe, amaze kuroga ubuzima bwawe, kuko ndabona akurogera mu mwenda, kandi yakuye ku mwenda wawe. Arangije uyu mwenda urimo n'umusatsi wavuye ku wawe. Amen. Amen. Ariko turacyari kumwe cyane tukiri. Mwashonje? Amen. Urumva mama, uyu muntu amaze gufata uyu mwenda, afata n'umusatsi wawe, ndabona abijyana ahantu, abizingazingira mu ibuye. Arangije iryo buye rinini cyane arimanurira mu mazi. Amaze kurimanurira mu mazi, arangije aravuga ngo uko ibuye ndimanuriye muri aya mazi, uko uyu mwenda wiwe umanuriye muri aya mazi, uko uyu musatsi umanuriye muri aya mazi, ntibinyeganyega ntibivaho biri, ibuye ntiritemba, aho yarimanuriye niho rikiri na bugingo n'ubu. Avuze ngo ubuzima bwawe ntibuzigere bugira ahantu buva n'akanya na gatoya. Ikimenyetso mu mutwe wawe, hari igihe ujya ugira gutyo ukumva mu mutwe wawe harimo ibintu, umuriro uraka. Ku cyumweru nateraniye hano nyuma ya saa sita. Yego. Mbona ndabakunze, ndavuga ngo nzagaruka, ndavuga ngo nzajya ndarika n'abandi mbazane, kuko hano hantu nahaboneye Imana. Hano nanjye niho nkorera umurimo, ndi umudiyakoni waho. Ibindi Imana iduhana umugisha, kandi nongeye gushima Imana naricara. Hari ibintu Imana yagucishijemo byarasohoye, Imana ikumeze. Komera data amashyi menshi cyane, komera data amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Haguruka mama, haguruka. Kwa mugisha Imana Alexandre. Yego Alexandre. Hano hirya nakaba naje kwifatanya nawe. Ariko mama, Alexandre we. Alexandre uvuye ku ishuri se? Oya. Bimeze bite? Naje ejo bundi. Waje ejo bundi? Ntabwo wiga se? Niga. Niga. Wigaga? None ubwo bigenda biterekeza hande? Nabaga ku Gisagara ariko naje hano. Yaje i Kigali Alexandre. Yaje i Kigali. Ibyo bintu byanyu. Yaje Kigali. Umutunga ibiganza yiga i Kigali mu izina rya Yesu. Akurira i Kigali, aziga i Kigali, azakomerera i Kigali mu izina rya Yesu. Azaba umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu. Ntabwo umugisha n'Imana Alexandre. Iyicarira ukuboko kwiza kw'Imana kuboneka kuri wowe. Umva mama, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka duhanure n'ibindi bisohore mu izina rya Yesu. Imana ibikoreye. Imana ibikoreye. Haleluya. Umva mama, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuganye nanjye, iranyongorera, irambwira ngo nkubwire ngo none aha ngaha Imana ya Isiraheli hari umugozi iciye.
hari umugozi uciye, umugozi uteye ute rero? Uyu mugozi Imana iciye ni umugozi wajya gukubuza kugira ahantu ugera. Yego, hari ikintu umaze iminsi wirukaho, ukirukaho ariko kikanga. Kirahari? Kirahari. Icyo kintu kirukaho kikanga, ukirukaho kikanga. Hari nawe wavuze ejo bundi uravuga ngo ugiye kubireka, sibyo? Siko wavuze? Ariko umva ukuntu Imana imbwiye, irambwiye ngo wicike intege, Uwiteka umwami w'amahoro aragikemuye mu izina rya Yesu. Abantu banze kugikemura ariko Imana iragikemuye mu izina rya Yesu. Abantu banze kugufasha ariko Imana iragufashije mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana. Yego mama. Amen. Amen. Nanjye nitwa Mukanziza Marie Teresa. Senyera muri ADEPR Kibaga Nyarutarama, nuko maze iminsi kubera ibibazo nahuye nabyo sinkijyayo. Ariko nizasubirayo Imana ibyo. Uzasubirayo rwose. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge ngo amen. Kugera kure burya ntabwo ariko gupfa, ariko kubaho nabi bigira iherezo. Nimubayeho nabi komera bizashira, niba wubaha Imana izashyirwa ikwibutse. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, icyarayemo neza kigusiga uhagaze. Uracurugana guru ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza n'amugayo kururiho. Umva Imana ya Isiraheli ivuganye nanjye, irambwira ngo none aha ngaha irakurengeye, uretse kwigirira nabi. Uretse kugira ngo kwigirira nabi, utuvuga ngo gupfa bikurutiye kubaho. Ubusa ntacyo umaze. Uza amasengesho nasenze ngo ube wicaye muri iyo ntebe. None ngo ubwo ntacyo amaze. Vuga cyane ngo amen. Uya ntacyo amaze. Ayo maguru mwana. Mfashe Kigali kwa Imana. Hereza ariya maguru ya kamera. Kigali wabona uburyo isobanuye, nawe ngurapfa. Nko gukuka amenyo ibigori byeze. Ngo ni umurozi ngo uyu mubyeyi. Ubu ni umurozi koko. Ngaho turoge turebe. Tuvuge cyane ngo amena. Imana ishimwe, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuganye nanjye, irambwiye ngo ije kukuremera ikibemeza. Abantu ntibigeze bemera, abantu barakurwanyije, abantu baragusebeje, abantu barakuvuze, ariko baranakuroga mama. Uyu mubyeyi afite ibintu bigenda mu mugongo, ikintu kikazamuka wagira ngo ni gari ya moshi iri kugenda, akumva ikindi kirakubitira mu mutwe, afite ikindi kigenda mu nda rero wagira ngo arenda kubyara. Ariko Imana ya Isiraheli ibohoye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ati humura, humura, Imana yongeye kukubaka mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere data amashyi menshi cyane, abakora muzamure haleluya, 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 haleluya. Mana yo mashiwe, Mana yo mashiwe, Mana yo mashiwe, kodayo numva we, yewe dituwe, torijo nirutuwe, shura amashiwe, shura amashiwe, shura amashiwe. Imana irakurengeye n'ubuzima. Imana irakurengeye. Genda ujya kuri busha ugura inkoko yawe, uyirya mu mahoro yawe ugeretse akaguru ku kandi. Imana irakwibutse mu izina rya Yesu. Genda ugura inyama, wabyumvishije? Genda ubasubirane mu gitenge sha, basubirane mu gitenge byo rukenyere neza. Amagambo bavugaga Imana yatesheje agaciro. Yicarire mama. Yego mama. Haleluya. Amen burundu. Nitwigira umwana Kiganeta ndi umumama. Nanjye naje guterana namwe. Numvishije mu mutima wanjye matirakuza hano kuko numvaga mfite inzara n'inyota yo gufatanya namwe. Ubwa mbere ngeze hano. Ingato turacyari bashyashya hano.
amen urabesha se nkuko mubizi natwe turacyari bashyashya amen umva mama imana ya Isiraheli guhereza ubwo nibwo umwuka wera yaba yakuraritse sinere ntabwo mfite ikibazo umva mama imana ya Isiraheli ivuganye nanjye irambwira ngo uyu munsi gisa imanutse ku buzima bwawe hari ikintu cyari kiremereye umutima wawe cyakugoye sibyo cyakugoye Imana cyamugoye ariko Imana ya Isiraheli irambwiye ngo iragikemuye mu izina rya Yesu Kristo umva ntabwo gipfuye izaba isiribanga ibikubereye inzitizi dore yasiribanze n'ibya Zerubabeli Yesu yaranesheje azaba isiribanga namara kuba isiribanga abakwanga bazaceceka atabara abantu be izuba riri kuva ku mugaragaro Imana irambwira ngo iragikemuye maze iminsi udasinzira wasinzira ute ntabwo byakunda kubera ko ufite ikibazo biragukomereye ariko Imana irambwira ngo irakurengera ikindi Imana iguhaye amahoro ikindi Imana ikoze iguhaye amahoro nicyo kintu wari wabuze nicyo kintu wari kurakubeshyera abantu nicyo kintu wari wabuze amahoro wari urimo ushaka ahantu wajya wari wahabuze ariko Imana iguhaye amahoro Imana iguhaye amahoro Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyakira amahoro Imana amen yego Imana amen amen yego Maria Gorete ukihereye Marigoro uko nari kukumva uri ukuri kose natwe turakwishimira ariko Marigoro nukuri Imana y'amahoro iguhereza umugisha umva mubwire Imana ya Isiraheli Imana ibesha Imana itabara irambwiye muri uru rusengero Imana yakije inyenyeri yawe yari yarazimye inyenyeri yawe yari yarazimye dore ikimenyetso kikwereka ko inyenyeri yawe yari yarazimye muri iyi minsi wari urimo ibintu byose ugerageje gukora sibyo ugerageje gukora ukabona birimo biragenda bicunganira siko byagendaga bikagenda bigira gute bicumbagira ibintu wakoraga bikemera uyu munsi biri kwanga n'inyenyeri yawe yari yarazimye kandi izimijwe n'abarozi ariko inyenyeri yawe irongera iratse mu izina rya Yesu akira kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu ugiye gukora ugiye gukora uzamuke mu izina rya Yesu ariko Imana ya Isiraheli irambwiye ngo muri we harimo gukorera Imana ayo makuru wari uyazi urabizi muri we harimo gukorera Imana wabyumvishije muri we harimo kugira gute gukorera Imana kandi mu kuyikorera uzaguka kubera gukorera Imana uzagera kure kubera gukorera Imana Imana y'amahoro ibahereza umugisha ubwo niba arangiye asigaye 1 2 n'icyongereza narakime yego amen amen uririmba muri korali kubera icyo utaririmba nta makuru ufite se yuko ugomba kuririmbira Imana none se kuki utaririmba imbere yawe hari umutego usenga Imana iwugukurireho wabyumvishije usenga Imana igire gute wabyumvishije fata ibihe byo kugira gute amateraniro nasoza uze kunyibutsa musengera Imana Yesu yamamare Yesu yamamare amen amen haleluya amen Yesu nashimwe Yesu
amasezerano y'Imana yo wamaze kuyahabwa ugisenga ugire kwizera oya ntabwo azabiraza. Niyihe myaka Imana igarukiraho itabara? Kiraho mikoro mbwire Mana. Ariko Imana ya Isiraheli kugirire neza. Imana irambwiye ngo iyo yavuganye nawe nimanuwe no kugutabara, izakugirira neza abantu babishaka batabishaka. Imana izakugirira neza. Ikindi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo igukuye mu kazitiro, akazitiro wari urimo Imana ikagukuyemo. Akira kugirirwa neza n'Imana. Twihute cyane. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Haleluya. Amen. Twihute cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twitonze na wuti. Yego. Abantu umubyeyi n'umugabo n'abana bane. Yego mama. Yo. Uwitonze Imana y'amahoro igire gute? Uwiteka umwami w'amahoro aguhereza umugisha. Umva ukuntu Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru imbwiye. Irambwiye ngo izaza kandi ntabwo izaceceka. Wabyumvishije? Izaza kandi ntizagira gute? Ntizaceceka. Uzi impamvu Imana igiye kuza? Impamvu Imana igiye kuza irambwiye ngo hari ibintu abana b'abantu bubatse basa n'abagushyiriyeho urukuta utagomba kurenga. Hari ahantu bavuze ngo hano uzaharenga. Urwo rukuta rurahirimye mu izina rya Yesu. Rurahirimye mu izina rya Yesu. Baravuze ngo hari ahantu utazarenga, ariko urwo rukuta ayizoni mashando wibirifa lelebo taimekota rurahirimye mu izina Yesu. Imana ibaha umugisha. Ndabakiriye mwese mu izina Yesu Kristo. Namwe mwese muri mu iteraniro ndabayambiriye. Amen. Amen. Wicare mugubwe. Ntimukabure ku mwuka wera, ntimukabure ku mata mu ijuru iwacu zirakamwa. Uwiteka umwami w'amahoro abagirire neza. Dawidi abuze uko abigenza aravuga ngo Imana niya. Imana itugirire neza. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Hanyuma rero twakira abashyitsi. Telefone